nguko abantu bagiye bambuka cyane cyane abo mu Rwanda n'izo nzira ebyiri twacaga cyo kuzenda bakomoka nko muri za Kibungo bashobora gukoresha iriya nzira yo ku mupaka w'u Burundi naho na za Rusumo yo ntabwo nzi uko bayikoreshaga cyane izo nzi cyane cyane n'izo ngize ebyiri izo niyo njye n'abandi twari kumwe twakoresheje tugana mu gihugu cy'u Burundi. Ubwo rero twarahageze baratwakira tukajya tunyuzamo tugahura n'abandi mu bintu bimeze nk'ibanga rikomeye kandi koko byari ibanga rikomeye. Hanyuma igihe cyarageze ngira ngo twari tuhamaze nk'icyumweru badushakira ibikoresho hanyuma tugakomeza tugana muri province ahantu bita Imushiha, ni muri province ya Cankuzo i Burundi, donc ni kuri frontière ya Tanzania. Aho niho mwese mwahuriraga abavuye i Bujumbura, abavuye mu zindi province z'u Burundi bagiye bahashyikira, ariko bose destination ari mu Nkotanyi, mwese mwahuriraga aho ngaho Imushiha muri province ya Cankuzo. Ndagira ngo mbanze nivuge amazina yanjye, nitwa Theogene Murwanashyaka, ariko akenshi benshi banyita Theo. Ndumva ikiganiro turi buhuriremo kiri budufashe cyane cyane ku byerekeranye no kumenya amateka twaciyemo, amateka y'igihugu cyacu, amateka yaranzwe n'iherezo ribi ryagijeje abanyarwanda ku icuraburindi rimeze kuriya rikagwamo abantu bangana kuriya. Bityo rero Imana ikaba idutiza ubuzima kugira ngo tujye tugerageza kwerekana ukuri ku bintu byabaye, abantu batazajya biharira umwanya bicare bagerageza kuyagoreka cyangwa bayabwira abana bakiri bato kugira ngo bajyane muri wa mujyi wo kubabeshya no kubakoresha ibyo bishakiye. Ibyo rero nkibaza ko turi buze kubiganira cyane cyane dusobanura urugendo twagiye tugira ubwo twasangaga bariya bene wacu barwanaga mu Nkotanyi, tugiye kubafasha nk'abantu bavuye mu Rwanda. Ndumva icyo ari cyo turi buganireho, kuba mpaye ijambo kugira ngo sobanurire abatwumva nonaha n'abazatwumva mu minsi iri imbere, kugira ngo mbasangize icyo gitekerezo uko cyaje, uko twagiye n'uko twakiriwe. Ndatangira rero yenda ngerageza kutibanda mu magambo, n'igihe dufite ntabwo ari kinini. Jewe nkomoka mu gihugu cy'u Rwanda, hariya mu mujyi wa Kigali niho navukiye, niho nakuriye, niho nigiye, niho iwacu. Yenda reka nibande mu ntambara ya 90 FPR itangiye intambara, nari mu gihugu nk'abandi bose, nk'abandi bene gihugu. Yego bo icyo gihe navuga ko nitwe twari urubyiruko. Burya rero urubyiruko nirwo ruhindura ibintu. Burya urubyiruko ni ikintu cyifatizo gikomeye cyane mu muhindukire, cyane cyane muri za politike n'ibindi. Nibo bita les forces vives de la nation. Ni abantu rwose nibo bahindura ibintu. Natwe rero ibyo bintu bije, intambara itangiye, twagize ikibazo twagize ni ukuvuga ngo imibanire y'abantu yahise ihinduka. Iyo mvuga imibanire y'abantu, bavuga ko ngo ibyo bitagikoreshwa, ariko gerageza kubikoresha. Ndashaka kuvuga ko abahutu n'abatutsi habaye ikintu nakwita nka guerre froide, kurebana nabi. Donc bamwe bita abandi ko ari bene wabo bari ababateye. Sinanabihakana ibyo banavuga byari nabyo, kubera yuko bari batewe n'impunzi z'abatutsi zari hanze, kandi zari zifite bene wazo baba mu Rwanda. Uretse ko nta nirengagiza ko hari n'abo mu bwoko bw'abahutu bemeraga ko mu Rwanda haba impinduka. Ibyo rero byagiye bigira ingaruka cyane cyane ku babyeyi bacu, twe twari tukiri bato. Noneho
yenda ngerageje gupresiza nk'amatariki. Ku itariki ya mbere Ukwakira intambara yarateye, ndibuka ko radiyo ya RFI yabitangaje mu gitondo, hanyuma abantu nyine batangira kubimenya nimugoroba, ngira ngo nibwo kuri radiyo y'igihugu nyine badekaraye ko batewe n'inyenzi. Hanyuma ku itariki ebyiri noneho ibintu ntabwo byari bimeze neza, kuko hari hatangiye za couvre-feu, ariko byabaye bibi ku itariki, ku ijoro ry'itariki enye z'ukwa cumi 1990, ubwo abari abasirikari b'igihugu ndavuga LEFAR baraye barasa ijoro ryose, ariko ntabwo nkatwe nk'abaturage ntabwo twari tuzi ibiriho. Imbunda zaravuze, ndavuga imbunda zisanzwe, kongeraho n'imbunda nini ho gatoya za mortier. Hanyuma biratwebera nyine, cyo koze mu gitondo tukanguka abasirikari bari mu mago y'abantu, especially b'abatutsi, babafata, babanza gukora icyo nakwita nka fuye, donc isaka, hanyuma bagahita batwara cyane cyane nk'umukuru w'umuryango nyine ababyeyi. Ngira ngo abaye mu Rwanda muribuka abantu bagiye gufungirwa kuri stade regional Nyamirambo, ingorane bahahuriye, barya ubwatsi, banywera ibikoma mu nkweto n'ibiki byose, n'abantu bari bafashwe muri iryo saka bavuga ko ari ibitso by'inkotanyi, bahita bajya no gufungwa. Ibyo rero byagendaga bidutera ubwoba nyine, ubwo icyo gihe intambara ari nakomeye, hari n'amagambo mabi n'iki byose. Hanyuma dutangira nyine kugira ibitekerezo byo kumva yuko izo ngaruka zizatugeraho, cyane ko nk'ahantu ndibuka ko ibyo bintu nabibonye kuri televiziyo y'Abafaransa. Mu Rwanda ntabwo bari babaye nk'ababitangaza neza, berekanaga ahantu muri sous-préfecture ya Ngororero, ubanza ari ku Muhororo, ko abantu barimo kwicana, hari abantu bicishwaga imigano n'ibiki. Ibyo byanteye ubwoba, hanyuma ngeraho nisanga ko ibyo bintu byazatugeraho. Ndumva iyi ntambara yari igitangira rwose, ahantu muri ku Muhororo ni muri Ngororero. Noneho ngira twese nyine tukaba burya iyo utangiye gukura ubureba ukavuga uti nyamara biriya twese bishobora kuzatugeraho. Nuko birangije nta kindi rero, umuntu yatangiraga kugira igitekerezo, ese nzabigenza gute, tuzabigira gute, n'ababyeyi bakuru ntacyo bari bafite batubwira, donc nabo byari byarabayobeye. Cyo kuza mu 1991, ubwo intambara nyine yari irimo, nibwo inkotanyi zashyizeho pression, abo barwanaga zibasaba ko bafungura abantu bari bafunze mu byitso, barabafungura, ariko entretant nababwira ko ntabwo hari hagifunze, noneho ababyeyi bari batangiye gufunga, noneho n'abana b'abasore, donc b'abatinejyaza, abadolescents iki byose bose bafunze, ubona abantu mwagendanaga bafunze, donc dufite ubwoba pe. Ngaho aho igitekerezo cyabaye cyo kuvuga ati nta kundi byagenda, n'ubundi ko batwitirira bari abantu, tukatubasange turwane, yenda niho amahoro azafa. Nguko uko igitekerezo cyaje, kugira ngo dusange abantu, dusange izo nkotanyi mu ishyamba. Ubwo yenda ngerageje kutizimba mu magambo, ntabwo rwari urugendo rworoshye. Ni ukuvuga ngo abava mu Rwanda, inzira twari dufite zari ebyiri. Hari inzira ya Bugesera, zose ni ukuca mu mazi muri za Cyohoha, hakaza n'inzira yo ku Mayaga, naho ndibaza ko uhura n'uruzi rw'Akagera. Ku mupaka byasabaga umuntu ufite ibyangombwa, amapasiporo, kandi ntabwo icyo gihe abantu benshi bari bafite amapasiporo, surtout les jeunes. Byagombaga rero gukoresha inzira z'amazi, mukishyura, mugatanga ruswa, ariko ntabwo byari byoroshye, kubera yuko habaga abantu batangira abantu, uwo bafataga agiye mu nkotanyi yarapfaga. Ibyo nuko byari bimeze rwose. Genda natanga nk'urugero rumwe nihuse, ko ngiye kugenda mvuga byose ntabwo twabirangiza. Hari nk'umuhungu nagiye inyuma ye, ariko yafatiwe mu ishyamba rya Bugesera,
baramufata baramwica. Ndumva kumuvuga izina nta nubwo nabitinya. Yari umwana witwa Hakizimana, ise yitwaga Kabisa, yari atuye ahantu ku Muhima. Baramufata nyine baramwica. N'abandi bamwe bagiye bagwa no mu mazi, nabo ndibuka ko hari umuturanyi nawe waguye mu mazi. Urumva ko inzira twacigamo ntabwo zari zoroshye. Zari muri za 91. Ubundi twananyuzagamo, waba uvuga uti ndashaka kuzagenda, ukaba wagenda ugashaka famiye ituye nk'ahantu aho ngaho, ukagenda ugakora ikintu kimeze nka reconnaissance, urebe uko inzira zimeze, ukikoshesha nk'umuntu ufite abana mwigana batuye aho ngaho, ukagenda nk'uwagiye kubasura ukareba uko hameze n'iki. Hanyuma byaba bimeze neza, abo ngabo bafataga abantu bakabagira nabi. Muri bo harimo hanyuma abagiraga gute, abagiye ni nabo bamwe muri bo bafataga abantu bakabambutsa bafasha amafaranga. Urumva ni ibintu nyine bitangaje. Hanyuma ubwo nuko nguko abantu bagiye bambuka, cyane cyane abo mu Rwanda. N'izo nzira ebyiri twacaga, cyoko zenda bakomoka nko muri za Kibungo bashobora gukoresha iriya nzira yo ku mupaka w'u Burundi, naho na za Rusumo yo ntabwo nzi uko bayikoreshaga cyane. Izo nzi cyane cyane n'izo ngize ebyiri. Izo rero niyo njye n'abandi twari kumwe twakoresheje tugana mu gihugu cy'u Burundi. Ubwo hari mu mpera za 91 tugenda twerekeje i Burundi. Nkanjye personnellement nagiye ngana i Bujumbura ku muntu wari inshuti yacu wari warahungiye muri ba bacuruzi babaze bacuruzagaho bita muri Mateyusi. Hanyuma yari umuntu mu bakada bakomeye b'inkotanyi, niho twahuriraga. Hanyuma bo babaga bazi umubare bagomba kugezaho kugira ngo bareke abantu bagende, kuko abantu bagendaga bajya mu mago atandukanye. Ubwo rero twarahageze baratwakira, tukajya tunyuzamo tugahura n'abandi mu bintu bimeze nk'ibanga rikomeye, kandi koko byari ibanga rikomeye. Hanyuma igihe cyarageze, ngira ngo twari tuhamaze nk'icyumweru. Badushakira ibikoresho nta bindi byari kubashakira amakoti y'imbeho, yenda n'inkweto ku batazifite. Hanyuma tugakomeza tugana muri province ahantu bita Imushiha, ni muri province ya Cankuzo i Burundi, donc ni kuri frontière ya Tanzania. Aho niho mwese mwahuriraga, abavuye i Bujumbura, abavuye mu zindi province z'u Burundi bagiye bahashyikira, ariko bose destination ari mu Nkotanyi. Mwese mwahuriraga aho ngaho Imushiha muri province ya Cankuzo. Aho rero mwashoboraga kuhatinda, cyangwa wagira imana uhageze ugasanga wari umunsi n'ubundi mugomba guhita mugenda mukagenda. Iyo mwatindaga Imushiha nabwo babajyanaga muri izo village mugatura mu miryango, kugira ngo hatagaragara abantu benshi birungitse. Ubwo mbese ni ukuvuga ngo mwasaga n'abantu bagiye gusura abantu, muba mu ngo zitandukanye. Noneho igihe cyagera wa mubare nyine wuzuye, akaba ari bwo mufata inzira y'amaguru yinjira mu gihugu cya Tanzania. Ubwo ndagiye ngeze Tanzania, ndivuga ngiye, ariko numva nari kumwe n'abandi. Tugeze muri Tanzania, ubwo no kuvuga urugendo rw'amaguru rwari rutangiye, ruzatuzengurutsa hafi Tanzania kunda tugera mu gihugu cya Uganda. Twagendaga n'amaguru. Nzi ko hari abantu b'abasaza baduherekezaga, bari bamenyera ayo mayira. Hari mu ishyamba, nta hantu hegereye inzu twacaga, nta naho ushobora kubona umuhanda, ni ishyamba gusa. Ikindi ku manywa baraduhishaga ahantu mu ishyamba, hanyuma ijoro ryagera tukavamwo bagakomeza bakatuyobora. Rwa rugendo rurerure wararuhaga, ni ibintu byasabaga umuntu navuga mu by'ukuri donc ukomeye, donc kuri physical fit, ku buryo umuntu w'inabute gushobora urugendo ntabwo byashobokaga, kuko harimo abasigaraga mu nzira, akaba bazatugeraho, abandi simbizi. Twaragiye hafi ngira ngo nk'icyumweru cyose tugenda n'amaguru.
turya ibiryo tutamenyereye. Ntabwo nkanjye personnellement ntabwo nari nzi, najyaga numva bavuga ngo imfungure, ntabwo nari nzi impungure izo ari zo, kuko bajya batubwira ngo muri Nord za Ruhengeri na Gisenyi ngo barya impungure. Nk'umuntu wakuriye mu mujyi, ntabwo impungure ntabwo nari nzizi. Nizo rero twagendera turya mu nzira nyine bigoranye, burya ibiryo utamenyereye, yego mu mutwe wawe uba ugomba kumva ko ugomba kwihangana, ariko kubimenyera nyine biba bigoye, ariko umuntu akagenda amenyera. Muri urwo rugendo niho natangiye kubona ikintu kidasanzwe cyabaye nk'ikintusha. Abo basaza baduherekezaga, iyo twageraga nko mu nzira, hari ukuntu bavuga ati mwicare turuhuke, tukaruhuka. Twaruhuka, bari abantu b'abasaza bakuze ubona bameze nka bamenyereye ubushumba, bafite inkoni, amatoroshi, ibyo bintu wabonaga bamenyereye. Nuko kumva bahagaze bazi ngo none se ngo muri mwebwe ngo abatumwe na Habyarimana ngo muhaguruke ngo mujye ku ruhande cyangwa mutere intoki. Bari bafite langaje yabo bakoresha ngo abatumwe na Habyarimana ngo ni bandi. Urumva nta muntu wajya kuvuga ngo yatumwe na Habyarimana, cyoko ntawe nigeze mbona avuga ngo yatumwe na Habyarimana. Gusa byahise bitangira nyine kudutusha, akavuga saba saza barabazi biki, barabona urugendo twakoze, ingorane twarimo mu gihugu n'ibiki, barabona ko hari umuntu uje hano ngo yatumwe na Habyarimana. Niko twibazaga mu mutima, ntawe babwiraga. Ubwo nuko ngewe abo twari kumwe abenshi bari Abatutsi, ariko hari n'Abahutu bake barimo, harimo n'Abahutu bakeya, cyangwa se n'abandi wa mugani ngo batajya bamenya ngo amoko yabo, donc abavanzi, usa ufite nka nyina w'Umututsikazi isa ari Umuhutu, cyangwa se Umuhutu, ibintu nk'ibyo ngibyo nabo harimo, ariko bakeya cyane. Kuko abenshi basanga ari abantu tuziranye cyane cyane kuri izo ngendo kuzikora, wazikoraga n'abantu musanzwe muziranye muganira. Kandi ndagira nkubwire ko izo ngendo, ibyo bintu byose twabikoraga imiryango itabizi. Ntabwo naba narigeze nsezera data cyangwa bashiki banjye cyangwa ndi ngo ngiye mu Nkotanyi, nta n'umwe rwose, naba mbabeshyeye, nta n'umwe, uretse abo twari dufitanye umugambi. Na data yabimenye naragiye, ntawe nigeze nsezera. Ubwo turi mu nzira aho ngaho nyine, nabo bashumba nyine barimo kutuyobora, batangiye kutubaza abatumwe ni bande, ibiki. Ubwo bari batangiye no kutuyoboza, ubwo ngubwo inkoni Kiboko yari yatangiye. Baradukubitaga rwose mu nzira, ndabyibuka bari batangiye gukubita. Ntabwo ibyo bintu twari tubimenyereye, kubona umuntu w'umugabo abangura inkoni agakubita mugenzi we, ibintu by'amafuti. Barabibazaga ngo abatumwe ni bande, bumva abantu bakicecekera. Hanyuma genda twaba turaho, umuntu akavuga ati ndashaka kujya kwihagarika, cyangwa akajya kwihagarika, undi ati ntabwo bihagarika batavuze, inkoni ikavuga. Wowe kuki wagiye ku ruhande hariya, wajyaga gukora iki? Inkoni, ikintu cyose yenda aho wabwiye umuntu uti nyabuna muguma aho ngaho, oya, igisubizo cyari inkoni muri abo basaza. Dutangira nko guhahamuka, ariko turavuga nta kundi, wa mugani twabyemeje, n'ubundi tugiye ku rugamba, ntabwo tuzi ko tuzagaruka, tugomba rero kwemera ikiri budushyikire cyose. Twarakomeje rero mu rugendo rutoroshye. Ubwo turagenda tugera ku ruzi rw'Akagera, twambuka tugana i Bugande, aho bita muri za Nshungerezi. Hanyuma ngira ngo naho twaharaye nk'ijoro rimwe, dukomeza tujya Nyakivara, nyine ariho haberaga tereningi y'Inkotanyi. Ubundi mu Nkotanyi bakoraga tereningi yabaga ari nk'amezi abiri. Urumva ni ibintu navuga by'ibanze, cyane cyane ko mu ntambara nk'iriya ya za geriya, ntabwo iba ari leta ngo mwihugure ibintu bihambaye cyane, uretse n'inyeshyamba. Muribuka ko no kwa Habyarimana hari n'abo bitaga ngo bakenze juru. Hari abantu binjiye intambara itangiye ngo bakoraga imyitozo y'iminsi niba ari 15, niba ari ingahe, najyaga mbyumva muri za 90 intambara itangira. Cyokoze ingenzi ko twavuga nk'amezi abiri, cyane ko nta nubwo ari ibintu mu by'ukuri ku muntu w'umusore washoboye gukora urugendo rungana gutyo.
d'abord mu byerekeranye n'ingufu z'umubiri aba azifite. Ntabwo ushobora kurangiza urwo rugendo rutararenze ibihugu bingahe, Uburundi, Tanzania, Uganda, nk'uko uri muzima utari muzima, ntabwo ibyo ntabwo wa resista. Ingufu rero twabaga tuzifite, ibindi ni kumenya imbunda, bitewe akenshi mwibaga imbunda akazaguha imbunda yo kurashisha, rimwe na rimwe binatewe n'imbaraga ufite. Niba babona ko kuri umusore ufite imbaraga bakubwira machine gun cyangwa izo za mortier, hanyuma waba umusirikare ufite ingufu ziringaniye ugafata Kalashnikov nk'abandi bose. Ni kuvuga ngo iyo training niyo wasangaga abantu bakora. Yego amezi abiri, ndumva ari amezi abiri bikabije cyane, ndumva ari nk'atatu, kuko nta mezi atandatu Inkotanyi zakoreshaga training uko zari zikeneye d'abord money power, ariko babaga zimenye kandi bakakwigisha byose iby'ingenzi rwose, barabikwigishaga, ibindi ukagenda ubimenyera bitewe n'uko ugeze muri unite runaka. Intambara cyangwa igisirikare ugenda ukimenyera, abandi abusanze bakwinjiza mu mwuga, ibyo mukora buri munsi ubwabyo nibyo bigenda nibisamarayizinga ibyo mwagiye mwiga muri za training. Kandi njye nabonaga ntabwo byagoraga abantu, barabikoraga. Yego hari abo byananiraga cyane cyane bitewe n'ingufu z'umubiri cyangwa n'imitekerereze yabo ibaguye, ariko abenshi wabonaga babishoboye kandi bazi icyo bakora. Cyane cyane njye ndavuga nk'abana bo mu Rwanda, kubera agahinda bari bavuyemo n'iki byose, wasangaga ari abantu b'abakozi bitanga, bazi ikibasanye. Hari akabazo gato kaje muri chat k'umuntu witwa ngo Federated Rwanda Federation, Rwanda rwishimye, yavuze ati ese ko bavuze ko mwitwazaga amakayi arimo ibisekuruza byanyu byari byo? Nuko aka kabazo kajyanye n'ibyo Theo yavugaga ku rugendo bakoze. Njyewe reka yenda mbwira uwo muntu yuko ibyo nge ntabyo nzi, nta n'ibyo nabonye. Icyo nzi yenda hari abantu wabonaga bagenda bikoreye amadiporome, ibintu nk'ibyo ngibyo, donc bari bararangije amashuri bakajyana amadiporome, yaba ya kaminuza, yaba aya humanité. Nzi ko bayabamburaga bakayaca, icyo cyo ndakizi. Bakabereka ko ibyo ntacyo bivuze aho ngaho, bakazica. Hanyuma ibyo by'ibisekuru n'ibiki ntabyo nzi njyewe. Icyo nibuka nzi ko uretse gukunda kubaza abantu ngo mu Rwanda haba abatutsi, ibintu nk'ibyo ngibyo, ariko nabyo navuga ko ngo haba abatutsi, ngo ntabwo bari bazi ko mu Rwanda haba abatutsi, ibintu nk'ibyo ngibyo, ariko bimeze nko kuninura nk'umuntu, ariko ibyo by'ibisekuru n'ibiki ntabwo. Ni ukubimoka exactement. Donc urumva umuntu uzi kubaza ngo mu Rwanda haba abatutsi, yenda kubarebera kuri physionomie y'umuntu, ndibaza yenda niba koko, uretse ko nabyo byagiye bitwereka ko uko umuntu asa atari byo bidetermina ubwoko bwe, ariko ndibaza ko abenshi yenda barababonaga bakabona ko ari bo, noneho babaga bafite n'indangamuntu byanditsemo, kuko abantu benshi baje ari abana bafite entre imyaka 17 na 20 yenda n'itatu. Abantu bari bafite imyaka 25, ntabwo bari benshi, hari hagati y'imyaka 10 na 23. Rwose icyo nagisubiramo, ntabwo nigeze mbona babaza abantu ngo ibyo by'ibisekuru, simbizi niba hari babibashije, icyo koze ntabyo nabonye yenda muri rusange. Aho kuri training hari ikintu cyahaberaga gikomeye cyane, ikintu bitaga screening. Ni ukuvuga ni nkuko ngo kureba mbese ahari abazima, abatari abazima, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ubwo nita abazima n'iki, naho uhageze rero ya nteruro twavanye muri babashumba babaga baduherekeje, twayisangaga noneho mu basirikare bagiye kudukoresha training.
interuro yari imwe barababwiraga ngo abatumwe ni bandi. None urabibazwa n'umusirikare ntabwo ari wa mushumba ufite inkoni n'itoroshe. Abatumwe ni bandi, abo Habyarimana yatumwe ni bandi, yabatumye ni bandi. Kuvuga ngo abo Habyarimana yatumye ni bandi, ni ukuvuga ngo akenshi ibyo bintu byabaga bireba abantu bava nko mu Rwanda. Ntabwo nibaza ko umuntu wavuye i Burundi cyangwa i Bugande cyangwa muri Tanzania cyangwa muri Kongo wamubaza ngo aho Habyarimana yatumye, ibyo ntabwo aribo byaribaga abava mu Rwanda. Bakababaza ngo ni bande batumwe, ngo niba mutanabivuze twe tuzabimenya. Hariya kuri za training niho byaberaga, haba za Nyakivara aho bita Gishuro na Karama. Izo nizo training 3 zabaye mbere y'uko 94 igera Inkotanyi zifata ubutegetsi. Noneho rero bakababaza, hanyuma mukajya mukora za training, icyo kintu gikomeza. Ariko tuza kurumarika ikintu kidasanzwe. Uti ni igiki? Barazaga bagahamagara, kuko babaga bafite buri gitondo ubundi mu gisirikare cyose habaho ibyo bita za state parade, no kuvuga kumenya abasirikare bahari, ibyo bari bukore n'ibiki byose. Bo barazaga mu gatonda bagahamagara izina ku izina buri gitondo. Bakagira gutya byenda bagahamagara abantu bangahe amazina, bati barabashaka, hari akazi mugiyeho. Noneho ariko ba bantu mu bagiye mu tuzi dutandukanye ukabona ntabagarutse. Noneho batagaruka, hakaba nk'abana burya abantu benshi, kandi urumva bafite ikintu cya innocence. Aravuga ati bagenzi wacu ko bataraza. Noneho rero burya kuyoborwa n'abantu rimwe na rimwe bafite n'ubujiji, ushobora kwivaniramo ibisubizo. Ugasanga nk'umwe arabajingwa, ariko ngo muba mubaza iki? Ngo hano ngo nta magambo ahaba. Noneho ntubyiteho cyane, ubwo ntubabone n'ejo bundi, ariko bakazemfata nk'ikintu ngo babohereje imbere, ngo hari akazi ngo babajyanyeho. Ejo hakazaza abandi bagahamagara, n'abandi bakagenda, bakazababwira ngo babandi ngo nabo ngo bagiye ku kazi. Ngero ku giti cyanjye yenda reka mvuge ukuntu naje kubimenya ivyo bintu. Nasanze umuntu wari warakoranye na mukuru wanjye yaranabaye n'umusirikare imbere, yari umusirikare ari mukuru na wari aho ngaho. Aratureba nyine ukuntu abana bafite ikintu cya innocence n'iki, donc yari yarabaye mu Rwanda. Noneho yari yaraje ava muri Kongo, nuko aranyegera arambwira ati ndashaka kubwira ikintu kimwe, hano kirazira kuvuga amagambo menshi, ati kuko barica. Uzagire ubwira ko ibyo tubiganiriye, kandi niyo wabivuga nakwihakana. Atariko ndakubona mu bwenge nzi ibyo bintu tabitinyuka. Yarangiriye neza, ariko yaranangiriye nabi, kuko kubimbwira ubwabyo byatumaga noneho umenya ibiriho, kandi yenda bitari ngombwa kumenya. Barazaga bagahamagara, baba bagiye no guhamagara umuntu ugiye ku kazi gasanzwe, bugaruke ukumva ko atari ko bagiye kumwica. Nguko uko nagiye mbibona. Baragenda, bamwe mu nshuti twajyanye, ntabwo natinya no kubavuga amazina kuko n'abantu bazize akamama, baba babarenganya. Ndatanga ingero, abana bitwa Bayaramba bo mu Gasata, abana bitwa ba Guillaume ku mugabo witwa Nzabonimpa Nyamirambo, abitwa ba Bideri nabo b'inyamirambo, abitwa Barukungira, abitwa umuhungu wakinaga imikino y'amamoto Emmanuel Kigenza, bari yatuye hariya muri Rugenge. Ni benshi ntabwo ushaka kubabara, abo bose bagiye batwara gutyo barabica.
kandi mu by'ukuri bazira akamama. N'abandi ntazi bashobora kuva mu yandi ma province cyangwa kuba ntago twese twabaga turi ahantu badukatagamo ibintu bita za regiment cyangwa regiment, mu kuba n'ahandi byarabaga n'ahandi abandi bakatuganiriza. Abantu rero bakekagaho ubugambanyi ni bande? Ni twebwe bo mu Rwanda. Nta muntu wigeze mbona wavuye i Burundi cyangwa mu zindi diaspora i Bugande bigeze bahamagara cyangwa bice. Ntawe tuzi, nabo mu Rwanda gusa. Abo nibo nabo bari abo mu Rwanda, njye abo twari kumwe bose nabonye bari abo mu Rwanda. Abantu bamwe twari duturanye, abitwa ba Karori, umuhungu wa mukuru wa Ruhashya, mukuru wa Colonel Ruhashya, wowe twaranabanye rwose muri regiment imwe, ndamujumba tunaturanye. Abo bose bagiye babahamagara barabica. Bari abo mu Rwanda. Mukuru wa Ruhashya mukuru wa Ruhashya Make, umuhungu we witwa Karori, uwo mukuru wa Ruhashya yitwaga Coline Tienne, yaratiye ku Muhima. Abo bose bagiye babica. Njya numva ngo bamushishije ngo ko afite ibyo apfana na Ruhashya. Ibyo ntago urumva, nta investigation nagiye gukora ngo ntago wajya nabyumvise amaze nyine kubura tumubuze nuko. Hari utubazo tubiri turi hano tw'uwitwa Pan-African yabajije ati ese iyo training wing yari iyobowe nande? Ahandi yabajije yavuze ati mutubarize niba baratangiye gukubita udufuni aho kuri training wing ya Nakivale. Ni utubazo tubiri. Urakoze. Training wing ngewe nagiyeho yari iyobowe umuntu wari maneko mukuru wayo yari Dani Munyuza. Abo bana bose niwe wagiye abica. Gusa nyine yari afite abamuri hejuru, ngira ngo yari Colonel Muhire, harimo ba Patrick Nyamvumba n'abandi. Abo nibo babaga kuri training, ariko maneko yari Dani Munyuza. Nababwira ko muri mu buyobozi bwa gisirikare bw'inkotanyi ikintu bita maneko, cyane cyane uriya IO, no kugera no kuri wa wundi hasi aho bita yes intelligence staff, bari abantu batinywa kuko ni abantu yashoboraga no kuripotinga shebuja uri hejuru. Bityo ni abantu batinywaga. Kiriya gisirikare cyari cyubase mu buryo bwa kimaneko cyane, ku buryo maneko ari umuntu watinywaga. Ndumva ari iki kintu yenda namusubiza. Hari akandi kabazo kuwitwa Lavina Kiki wavuze ati ese yavuze ati mumbarize ngo amaze kureba ubwo bwicanyi bw'inkotanyi yarakomeje yumva icyo yagiye kurwanira kikiri cyo, ese ntibyamuhaye ishusho ya fitiri y'igihugu bari bagiye kurwanirira? Arakoze kumbaza icyo kibazo, uko uribaza kugira ngo ujye kurwanira abantu hanyuma ubasange wumva ko mufite umugambi umwe, utangire kubona ibyo bintu bimeze gutyo. Nge numvaga mu myumvire yanjye, numvaga ko nkumva ukuntu umututsi yafata mugenzi we ngo amwice amujije ibintu bitari byo, bidafite aho bihuriye. Ariko nk'uko nyine nabivuze inyuma, ibyo nyine ibibazo wabazwaga n'ibiki byerekanaga ko harimo gucunaguza no kubasuzugura no kubimoka nk'uko ntuza Madame Tabita yabivugaga. Icyo gihe rero uba wibaza uti amaherezo ibi bizagenda gute, bizamera gute? Icyo ni ikibazo cyiza yari yibajije, ni ikibazo yari yibajije kuko navuga ko hariho ukuntu twajyaga twicara tuganira hagati yacu n'abasirikare batoya, tukavuga ngo umunsi tuzafata igihugu, abaturage nibamenya amafuti abera mu nkotanyi bazatwanga vuba. Ubwo aho navuga aho ngaho kuri za training nyine hagiye habera ibyo ngibyo. Na nsubira inyuma gato nakwereka nyine ko abantu bari target, donc bari fize, bari abana bavuye mu Rwanda. Abandi kuvuga ngo barapfaga ni imipfire yabo nayo ndayisobanura, especially nk'abantu bavuye i Burundi. Bapfaga kubera iki? Bapfaga kubera yuko ntago bapfaga kuko
babaregaga ubugambanyi byabaga bivuye kudashobora donc bari nkani fit donc badafite ubushobozi bwo gukora icyo gisirikare bikamunanira hanyuma akaba yanarwara akamererwa nabi agatekereza cyane hari igihe bamwe byabaviragamo indwara bagapfa cyangwa se akaba ari ku rugendo rurerure bakabona atari bushobore kugera iyo ajya kandi batamwikorera bakamwica abandi bakazira yenda ko nabyo cyabayeho ko ari abantu b'abentelektuel bize birirwa bavuga ngo barize bamwe babiciraga ibyo ngibyo ariko nta wigeze abica ngo baje kugambana baziraga ibyo bintu maze kuvuga abo ba intellectuel ahanini babaga ngo bafitiye ubwoba ngo mu gihe kizaza yenda ko bazabasimbura hanyuma abandi bo ntabwo nabavugaho cyane izo mfuza nizo zagiye ziranga aba mu Rwanda ni Burundi ngira ngo abako bagiye bakurikirana iby'inkotanyi bajya bumva ijambo bavugira nyine ku Barundi ukuntu bavugaga bababwiye ngo nibatwara imizigo ngo bakamubwira ngo tabeba ngo agasubize ngo sintabeba basi nivyo kwanga kwikorera bagamusigaho ngaho bo nuko nguko bagiye bapfa ariko icyerekeye ubugambanyi ntacyo bigeze nibara abantu bavuye mu Rwanda ukigera kuri tereningi barakubwiraga ngo niba uzanye ubugambanyi ngo hano twebwe dufite igihano ngo igihano twebwe duhanisha abantu tubakubita agafuni ibyo byo kuvuga ngo agafuni ntabwo nari nzi n'ibyo ari byo gukubita umuntu agafuni nabimenye hariya aribo babyivugira ngira ngo ni imico bari barigiye iyo bari baravuye muri Uganda muri za NRA so urumva niho nabimenyeye ibyo barabivugaga buri gihe ngo umugambanyi tumukubita agafuni uzatoroka tuzamukubita agafuni cyo koze nta muntu wo mu Rwanda nigeze mbona upima gutoroka naye nibagiye ko n'abana bo mu Burundi ikindi bo bashoboraga kuzira n'ibyo ngibyo wenda byo gutoroka nta muntu wo mu Rwanda azari gutoroka avuga ngo agiye hehe usubiye kwa Habyarimana umugani wabo nta muntu nigeze mbana nawe wigeze agerageza ibyo bintu mu Rwanda n'abana bavuye ubuntu cyangwa mu bindi bihugu babigeragezaga nta muntu wo mu Rwanda wigeze agerageza gutoroka iyo usubiye inyuma ukareba nyine ibyo babaga bavuga ngo bazi guperereza ngo babibonye cyangwa hari n'igihe bashukaga na bamwe bagenzi babo bagendaga babaza uyu ninde gusa icyo nabonagamo nuko mu basirikare babaga bafite habaga hari nk'umwe wavuye yenda nko mu Rwanda ariko ntabwo bari benshi bari bakeya cyane bari bakeya ngewe tumva umuntu nabonye yari nk'umwe gusa ibindi ni ibintu byashoboraga no gushingira ku kubaza umuntu gusa ngo sakora iki ugasanga hariho umuntu ntabwo ariyo ngo yenda kumvuga izina rye niba ise yari yarize mu Burusiya hanyuma badani baramufata bajya kumubaza ukuntu ngo se yize mu Burusiya gute ibintu birebire cyane baramubaza bagira gute barakubita ubundi hari abanyuzagamo bagahonoka bakabakubita cyangwa bakabokesha ibyo bidomora bishyushye yagira imana bagategereza akazakira hanyuma bakamusubiza mu bandi ariko bakamubwira ko nabivuga bazahita bamwica ariko ibyo ntibyabuzaga ko nk'umuntu babikoreye agushyira ku ruhande bakwereka ati ngwino urebe ibyo bankoreye tukareba tukumirwa so urumva ibyo by'ubufuni nibo babivuga kandi twe ntabwo ibyo bintu twari tubizi nibo babyivugiraga niko twabiboneye yari intero n'ikirizo bakundaga kuvuga cyane kandi rongera ngo niba mwarakurikiye ntabwo ari ibintu byatangiriye no muri gisirikare gusa muzaba z'abantu batangiye iriya miryango y'ab'inkotanyi bari bafite ngo indahiro muri iriya ndahiro bagenda ngo bakavuga ngo bazahanwe nk'abagome ntabwo ariko yari ikoze iriya ndahiro ukuntu yari ikoze kubabaye muri izo za diaspora baravuga ko ngo bazakorera nyine uwo muryango wabo n'iki byose ngo uzatatira indahiro
ngo azakubitwe intorezo mu mutwe. Bageze aho babona iki kigambo niko bavugaga. Bageze aho babona icyo kigambo giteye isoni, nibwo babihindiyemo mbese ya macengo yabo bimwe bahoramo buri gihe bazana babihindiramo ngo bajye bavuga ngo azahanwe nk'umugomo uwo ari we wese. Ntabwo ariko mbere bavuga ngo azakubitwe intorezo mu gahanga. Nawe nyumvira abantu bafite imitekerereze nk'iyi, hari agafuni se hari intorezo.